Kigali International Airport nanone turagiye cyumwe gishe twarimo twerekeza muri Kenya twarabibabwiye twarabapretinze twahuye n'abantu benshi batandukanye ababyinnyi aba social media influencers abanyamakuru twakoze n'ibitangazamakuru bitandukanye amateleviziyo n'amaradiyo byari ibintu byiza cyane ubu rero tugiye muri TZ ni igihe cy'iminsi 3 kuva ku itariki 29 kugera ku itariki 31 tuzabona aho turimo gukorana n'itangazamakuru tuzaganira n'amaradiyo amateleviziyo abahanzi baho tuzahura n'ibindi bitandukanye night life tuzareba no kuri parti ya social media influencers twerekeje i Tanzania de Tanam aho tugiye muri promotion y'indirimbo yitwa Pompo impamvu mwana ntafite courage ndabyutse mu kanya ndamaze gushyuha ariko ndamara gushyuha ntakibajije kubavugisha kuko mfite ibintu byinshi byo gukora ubwo simba updatinze turagiye uyu munsi itariki 28 tuba tuzatangira ejo ku itariki 29 kugeza ku itariki 31 ibindi ni activities zose zizajya ziba tugenda tu updatinga musigara amahoro mubane n'Imana kuko 1:55 AM nigga